Imibereho ya muntu yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo mu bice bitandukanye. Ni ngombwa rero ko hakorwa ubushakashatsi bugera ku ntego kandi bugatezwa imbere. Ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Uburezi yashyize imbaraga mu bikorwa by'ubushakashatsi bugamije guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda. Ibi bigaragarira mu bushakashatsi butandukanye bukorwa na Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko ubukorwa mu bworozi hagamijwe kongera umusaruro w'ibikomoka ku bworozi kandi byujuje ubuziranenge. Ibi bikorwa bigaragara cyane muri Kaminuza y'u Rwanda, muri Koleje y'Ubuhinzi n'Ubuvuzi bw'Amatungo, ishami rya Busogo ndetse no mu ishami rya Nyagatare. Hariya dufite abarimu, dufite ibikorwa bifasha aborozi guhangana n'ibibazo bitandukanye bashobora kuba bahura nabyo. Urugero ni ukuvuga ngo bashobora kuba bakenera wenda kubona intanga zitanga umukamo mwiza kandi ushimishije uhagije. Icyo gihe rero aborozi baraza bakegera ishami ryacu ribishinzwe bakaba babagira inama. Ibijyanye n'indwara, hari nk'indwara runaka yabonetse mu nka, nanone kubera ko ari abarimu babyigiye baraza bagafatikanya n'inzego zihari za leta, tufate ku karere cyangwa se RAB, Rwanda Agriculture Board, bakaba bagira aborozi inama ugasanga cya kibazo kirakemutse. Nubwo buryo mu by'ukuri natangamo ingero, dukorana n'abahinzi, aborozi ndetse n'abaturage baturiye izo za kaminuza zacu. Habimana Jean Paul, umukozi wa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare ushinzwe laboratoire umunsi ku munsi, arerekana ibikorwa bizikorerwamo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga ibisubizo ku bibazo bigaragara mu bworozi. Iki gice turimo rero ahanini ni kijyanye na microbiology, ariko dufite laboratoire eshatu, nuvuga dufite microbiology, dufite feed analysis ijyana no kureba ibiryo by'amatungo, ubuziranenge bwabyo n'uburyo byujuje intungamubiri. Tukagira n'ikindi gice cya parasitology. Ahanini rero ibikorerwa hano ni ibijyanye no gupima indwara z'amatungo, tukareba uburwayi amatungo yaba afite, yaba amatungo arwaye cyangwa se n'amatungo atarwaye, ariko tugamije kuzakumira ubwo burwayi bwo muri ayo matungo. Nuvuga rero dushobora gupima, dushobora no gukora ibyo bita prevalence. Tushaka kureba se nubwo izi nka zitarwaye, nubwo izi hene zitarwaye, ariko se iyi ndwara niba ari amakore, niba ari iki, ese yabirimo? Kuko ntago itungo rishobora kugaragara ko ritarwaye ariko rifitemo ako gakoko imbere, ahubwo kataragira igihe cyo gutuma rirwara. Icyo gihe rero nabyo mu bushakashatsi akenshi bukunze gukorwa hano, tuba dushaka kureba ngo se iyi ndwara runaka irahari, iri ku kihe kigero? Ese iri ku 10%, iri kuri 30%? Noneho ubushakashatsi iyo bugaragaje ngo iri kuri iki kigero, niho hafatwa ingamba zijyanye no kuvuga ati twakwirinda gutya. Ese akeneye ingamba, turavura, turakingira, biragenda gute? Iyo rero dusanze biri ku kigero runaka, haba gukorana kw'inzego zitandukanye, dukorana n'abandi n'ibindi bigo byo muri leta, cyane cyane bishinzwe gufata ingamba. Ibiva mu bushakashatsi bwa hano rero bishobora gukoreshwa n'abafata ingamba mu gufata imyanzuro ijyanye no gukumira indwara. Abanyeshuri nabo bifashisha izi laboratoire bakora ubushakashatsi ndetse no kwegeranya ibimenyetso bifashisha kugira ngo bagaragaze uburwayi bw'amatungo. Abanyeshuri musanze hano ubu bari mu gikorwa mu isomo ryabo ariko bita ambulatory clinic. Niryo ribahuza, ribafasha kugira ubumenyi ngiro. Bahura n'abaturage, bajya mu mafamu, bakareba amatungo arwaye, bakazana sample, yaba amaraso, yaba amase, sample yose bashobora gukeka ko twabonamo uburwayi bitewe n'uko itungo barisanze. Hanyuma hano bakaza bagakora ama-analyse, bagakora ama-test, bakareba ngo se ko twabonaga iri tungo rirwaye iki. Hanyuma iyo babonye icyo rirwaye basubirayo bakarivura. Bitandukanye wenda n'uburyo busanzwe rimwe na rimwe butari bwiza bwajyaga bukoreshwa, bw'uko umuntu usanga abona itungo rirwaye, ibikunze gukorerwa inaha, ariko turimo tugerageza kurandura nk'ino kaminuza twigisha abaturage.
nta muntu wemerewe kuvura itungo atanyuze ku muveterineri. Umuveterineri wabyigiye nawe ubanza guca muri izi nzira zose, kuko nababwiye udukoko dutera indwara ni twinshi cyane, ntago kandi tujya guhuza ibimenyetso. Biragoye rero ko wakwivurira itungo utabanje gukora ibizami. Ubwo rero turimo turagerageza guhindura imyumvire, dusaba abaturage ko bazana sample tukazipima, bakavura bazi ibyo bavura, bikabafasha mu kuba batapfusha amafaranga yabo busa, kuko iyo uratera uyu muti utazi iki itungo rirwaye ntirikire, ejo kongera ugatera undi mpaka rinapfuye. Ariko iyo twe twabonye sample tubona uburwayi tukajya kuvura tuzi icyo tuvura, ugakoresha amafaranga make kandi itungo ryawe rigakira vuba rigakomeza kuguha umusaruro. Ntakirutimana Zashe ni umunyeshuri mu ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo. We na bagenzi be twabasanze muri laboratoire bakora ubushakashatsi ku burwayi bw'inka bari bavuye gupima, batwereka uburyo basuzuma kandi bakagaragaza n'uburwayi bw'amatungo. Maze gufata amaraso tuje hano muri laboratoire kugira ngo tube twabasha kumenya neza uburwayi iryo tungo rishobora kuba rirwaye. Turayategura mu buryo twigishijwemo dukoresheje slide, twarangiza tukazana tugashyira hano kuri microscope, noneho tukagerageza kuregera neza kugira ngo dutagetinge cyangwa se tubone neza nyirizina muri ya serire ni iki kirimo, kubera ko usanga ubwo burwayi bwinshi bufata muri serire imbere cyangwa se inyuma ya serire. Icyo gihe rero iyo tumaze kureba uburwayi neza tumaze kubumenya, dore ko twebwe nk'abanyeshuri tugerageza kureba, ariko tuba dufite abarimu bacu batwasistinga bakagenda bareba ko ibyo turi gukora cyangwa se n'ibyo twemeje tugiye gushyira umuturage koko kari ko kuri. Iyo tumaze kubireba tukabibona, tugerageza kubwira assistant wacu cyangwa se urimo udukurikirana akaza koko nawe akaturebera kugira ngo dukonfirme yuko ikintu tubonye ari cyo. Iyo tumaze rero kwemeza neza ko ari cyo, dufata inzira yo kuvuga ngo reka twerekere ku mworozi watubwiye cya kibazo kugira ngo tumuhereze igisubizo mu buryo bwihuse, kuko ubundi busanzwe hano muri laboratoire iminota byibuze 45 tuba tumaze kubona igisubizo kiri muri iyo sample cyangwa se igisubizo ku byo twari turi kugira ute twari turi kurebamo. Iyo tumaze kukibona duhita ko twihutira byihuse cyane mu kugira ngo dutange amakuru ku mworozi. Ubushakashatsi ku bworozi bukorerwa no muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo. Muri iyi kaminuza hakorerwamo ibikorwa by'ubworozi ku bwoko bw'amatungo atandukanye, yaba inka, ingurube ndetse n'andi matungo. Uyu ni Nteziryayo Fideli, umuvuzi w'amatungo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo. Arerekana ubushakashatsi bakora mu buvuzi bw'amatungo, by'umwihariko ku itungo ry'ingurube. Ziriya mwabonye z'amabara ni pietre. Iyi mwabonye yurira kira cyuma yitwa randarasi. Ubwo rero ahanga tuzigaburira ibiryo ni concentré, ni imvange ya concentré, ibiryo byitwa riche, nibyo turi kugabura. Ni ibiryo bikungahaye, nyuma tukazigaburira kuri norme zikwiriye, ubundi mu gitondo tukaziha, nimugoroba tukaziha, tukazikorera isuku nkuko mubibonye, ubundi ubuzima bugakomeza. Ariko nanone kuri ifata intanga ico mbaza gacuko c'abaturage, dufata intanga lab yaduhaye ibikoresho twifashisha mu gutegura izo ntanga ku buryo abaturage bazikeneye, inahugura n'abaveterineri b'imirenge ituriye aha ndetse no muri Nyabihu, ku buryo abaturage bazikeneye baza bagafata ngato. Ishaka kugira ngo abantu babimenye, mbese bave muri bwa buryo bwa gakondo bwo kwimisha ku mfizi, noneho banabone n'icyororo c'ingurube zifuzwa. Urabona nka zira pietre ku muntu ushaka korora ingurube z'inyama, kuri ubonye nta mavuta arimo. Ushaka korora ingurube z'inyama, gufata burabwoko byaba byiza kurushaho. Abaturage batuye hafi y'izi kaminuza nabo bavuga ko kaminuza ibafasha mu kubavurira amatungo yabo neza, ndetse bagahabwa inama zibafasha guteza imbere ibikorwa byabo by'ubworozi, baharanira kongera umusaruro ukomoka ku bworozi kandi ufite ubuziranenge. Mbitabazayo mbone nk'itameze neza cyangwa ndi gushaka ngo mbone umusaruro uhagije ku nka zanjye, ndabitabaza bakangira inama. Nicyo cyiza mbona kaminuza kubera twegereye, biramfasha cyane nkanjye w'umworozi. Hari igihe narahuye n'ikibazo cy'inka yarwaye, kaminuza narabitabaje nk'abahora bangira inama, bitabaje. Icyo nabakundiye cya mbere ni ukuvuga baraje inka bakireba, babanje barayipima na ka termometre, maze kuyipima banza bareba umuriro ifite kugira ngo babone uko bayivura. Nayo nayo uburwayi yarwaye, ariko babikoze gutyo nicyo kintu cyanshimishije cyane,
kubona baza bakabanza bapima itungo, uranze ko bapima abantu itungo bataripima, ariko biranshimisha cyane, baramfasha. Inka bamenye uburwayi ifite barayivura, ubu inka yarakize imeze neza kandi umukamo wasubiye ku murongo. Umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu y'amashuri makuru Dr Rose Mukankomeje avuga ko ubushakashatsi ari ngombwa bitewe n'ibihe turimo bitandukanye n'ibyo hambere, hakaboneka abashakashatsi batanga ibisubizo bifasha mu guhangana n'ingaruka zikomoka ku mihindagurikire y'ikirere, by'umwihariko hatezwa imbere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ubundi inshingano y'amashuri makuru cyane cyane abarimu ndetse n'abanyeshuri, kuko baba bamaze kugera mu cyiciro cya nyuma cy'amashuri, inshingano ni ukwigisha. Indi nshingano ya kabiri ni ubushakashatsi. Icya gatatu no kugeza ahabona gusakaza ibyavuye mu bushakashatsi bwabo. Ubwo bushakashatsi bwo muri mu kuganira ku buhinzi n'ubworozi nibwo bufasha gutanga amakuru ku bijyanye na politiki y'ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu, kuko ariho bashingiraho umuntu areba icyerekezo yaganisha ku gihugu cye naho yashyira ingufu. Urebye uko u Rwanda rwagiye ruturwa n'ukuntu twagiye dukura, yenda duhere muri za 60 bavuga ko abaturage b'u Rwanda bari bakeya nka miliyoni nk'eshatu se cyangwa enye, tugenda tuzamuka, uyu munsi tumaze kurenga miliyoni 12. Tugiye rero mu rwego rw'ubuhinzi, abanyarwanda yahingaga akarima ke, akandi akakaraza, akandi akazagahinga ubutaha, agenda ahinduranya ndetse n'ibyo ahinga, kuko icyo gihe abanyarwanda bari bakeya. Abari bafite amatungo yagendaga ku misozi arisha, ariko uyu munsi ntabwo byashoboka. Ni ngombwa rero ko abahanga mu by'ubuhinzi n'ubworozi bagomba gusesengura, bakamenya imiterere y'ubutaka bwacu, bakareba ukuntu twabubyaza umusaruro kugira ngo dushobore kuba twagaburira abanyarwanda, kimwe n'ubworozi. Ikindi cya kabiri, ibihe bigenda bihinduka. Uko imvura yagwaga kera siko ikiguye uyu munsi. Turi mu kwezi kwa kabiri, tuba turi mu rugaryi, ariko urabona ko kuva mu kwezi kwa 10 imvura yaraguye kugeza uyu munsi. Kera imyaka ubwo yabaga ifite igihe izerera, ariko ubu kubera ko ubushyuhe buza cyangwa se imvura ikaza mu gihe kidatunganye, ni ngombwa ko abashakashatsi bashaka n'imbuto n'ibihingwa bijyanye n'ibihe turimo. Ni ukuvuga rero ko ubushakashatsi ni ngombwa, kuko butanga umurongo ku rwego rwa politiki y'icyakorwa, amategeko akajyaho, ibigo bikajyaho, ndetse na porogaramu yo kwigisha, ntibibe ari ibintu bishingiye mu kirere. Bahinzi borozi, nk'uko mwabyiyumviye, ubushakashatsi bukorwa butanga icyizere gikomeye mu iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Nimwegere kaminuza zibegereye, mufatanye n'abarimu ndetse n'abanyeshuri, mugisha inama, mwihaze mu biribwa ndetse musagurire n'amasoko.